watubeshye indirimbo na Meddy. ntabwo nari babeshye twarayikoranye uzamubaze. None se Melody iyo ndirimbo mwayikoze yaramaze kuba umurokore, iyo ndirimbo ni gospel, ni indirimbo secular isanzwe, indirimbo zisanzwe sindi kubisobanukirwa byagenze bite? Ndi se kirise ku buryo nsanga umuntu mugakiza nkamuturumburamo. Projet yahwihwishwe ko ufitanye indirimbo na Sean Paul, iyo ndirimbo izaza cyangwa n'ibigambo by'abantu? Aho ngaho rero reka mbabwize ukuri, hari gahunda cyangwa iyo gahunda irashoboka yo kuba mushobora gukora igitaramo concert wowe na The Ben muri stade Amahoro, mukadukubita ibyishimo, mukaza abafana tugahura hagashya. Ejo ugira gutya mbona aka video kawe uri kumwe n'uyu mujama, uri kumwe n'uyu mujene. Uyu mujene biti uyu nguyu ni umushuti wanjye bisanzwe, yangezeho home turarikodinga nyine indirimbo bisanzwe. indirimbo na Baraka iri mu nzira nayo ni nyinshi. Buriya hari abantu babiri duhura buri gihe tugahita dukora indirimbo kandi nyinshi, ntabwo bishoboka kubera rero baba hanze ntizisohoke. Ni ibidanje. Urumva bien na Baraka na Harmonize iyo duhuye dukora indirimbo nyinshi. kubera ko zidasohoka rero ntabwo wazora indirimbo buri munsi. hanyuma se ko izindi zawe zisohoka, izi ngizi z'abagabo b'ibyamamare ko zisohoka? Nuko biba bisaba ko nyine tuba turi kuri page imwe, nyine tugomba kubihuza tukumvikana ku buryo indirimbo nyine twese tugomba kuba twabihisemo ko indirimbo isohoka, kandi nubaha cyane akazi k'abandi nyine nkuko nabo bubaha kandi. Ese nk'ubu iyo byagenze gutya dufate nk'ubu nka turabizi ibingibi umuziki wamaze kuba ubucuruzi, ni business biba murimo. Nk'ubu ngubu iyo ndirimbo yanani nk'iyo ni inshuti yawe par exemple, dufate nka Harmonize, ntabwo tuza gufata Baraka ngo mukurenze, dufate nka Harmonize nk'umuhanzi wa Kasamutwe. Nk'iyo ndirimbo igiye gusohoka iyo projet biba ngombwa kumwishyura, nkuko tubona aba bahanzi b'Abanyamerika mbere y'uko umuhanzi w'Umunyafurika akorana nawe usanga biri gupfa $1,000 hari prix kugira ngo atangiye collabo zabura zishyura. Iyi ndirimbo ari iye yishyura ibisabwa byose, nanjye yari yanjye nishyura ibisabwa byose. Number 1 ngiye nshyira imbere nyine ubujamano, ubushuti, uko connecta n'umuntu, nibyo binyorohereza nyine no gukorana nawe neza. Ibyo kwishyura watubeshye indirimbo na Meddy. Ntabwo nari babeshye twarayikoranye uzamubaze. Kuyikorana ni kimwe, iri he? Urumva Meddy nawe ni umuntu uri busy kandi ufite byinshi nawe yiberamo. No kugendera kuri gahunda ihuye n'ibyo. Urumva twanayikoze ndi mu gihe cyo gusohora album agomba kubanza gusohoka. Ikindi nawe buriya bafite izindi gahunda ze, ni ukubihuza gusa kumenyana ko indirimbo isohoka nta bindi. None se Melody iyo ndirimbo mwayikoze yaramaze kuba umurokore, iyo ndirimbo ni gospel, ni indirimbo secular isanzwe, indirimbo zisanzwe sindi kubisobanukirwa byagenze bite? Ndi se kirise ku buryo nsanga umuntu mugakiza nkamuturumburamo. Uravuze ngo wowe na Meddy mwakoranye gospel? Erega gospel buranze ikora neza bya danje, ega ndakijijwe man. Melody wakora ndakwanga ugakora na nzakagendana. Oya buriya ngiye gospel nazo. Erega twese kubera tuba twarakuye no mu miryango nyine y'abantu bakijijwe, usanga gospel yo twahereyemo. So no kuvuga ngo indirimbo na Melody ni gospel? Yego. None nguza muzakoresha abakobwa bambaye amakanzu, ntabwo muzakoresha bambaye utuma magara? Ni kuki kineme abakobwa kandi ari ibintu by'Imana. Korali se ntibari korali tubona barimo. Korali twakoreye indirimbo nayo ikoranye na Meddy. Urumva ko twakoze indirimbo nk'abantu babiri b'abartiste kandi b'abagabo. Video yo sinyananetse ngiye noneho ntabwo buriya video ntabwo sinari nakayitekereje ubutumye ndanabitekerezo wa mugari. Baza no kubitekerezo batubwira ukuntu ibintu byagenda, ariko ni indirimbo nziza. Indirimbo nziza nyine yo kuramya Imana no njya nziririmba, ariko njya ndirimba indirimbo za gospel nyine rimwe. Aho kazi yumvira ntazo uratuha nk'Abanyarwanda. Ya ndazitanga pe no kuri album yasohotse neza kare mu Imana kamwe nakubwiraga nayikoreye. Nuko ngo witegereza nayo ya playlist yawe, ariko
cyangwa se ibintu by'agakiza ukaba ubigendera kure. ibintu by'agakiza ukumva ntabwo haba wose ubwo wakumva ko inyuma ukumva ariko ibaze vuba bese Melody ubu namara kuza kumva ikinyafu nako kumva katapira kajya kumva nzakagendana Urabyumva byose none si maze gukora ibyaha tuvuge nk'umaze gusambana ntabwo ujya wihana. Urumva nanjye nuko nshoboye kugira ngo ngufashe kwegerana n'Imana nyuma y'ibyo byose nyuma y'ubuzima tuba busanzwe. Hari igihe umuntu nyine agira gutya akegerana n'Uwiteka. proje yahwihwishwe ko ufitanye indirimbo na Sean Paul iyo ndirimbo izaza cyangwa n'ibigambo by'abantu Aho ngaho rero reka mbabwize ukuri iyo ndirimbo rwose ntayo hari. ntayihari Twe twarakoze twagiye muri studio turakora ntabwo uri umuntu afata uburyo njyewe namaze no kubirenga nyine nigira mu bindi. uretse gato mwarakoze mwararecordinze na Sean Paul mwakoranye mwararecordinze na ntuza okay Melody tubwire niba atari ibanga indirimbo mwararecordinze so ni wowe na nura mujene mwakoranye Shaggy nawe irimo oya nta urimo twakoranye na Sean Paul wenyine indirimbo aranayikunda ariko nyine nshaka bari abantu baba bafite nyine ibintu utamenya amani byinshi. none se nk'iyo umushituyeho okay umubarire wenda ntabwo ngewe ibintu bya production cyangwa nk'ibumba ntabwo mbifitemo experience nyinshi ariko nk'iyo bigenze gutya ukaba ushobora kuvanamo record nk'indirimbo nk'aya majwi nta kuntu ushobora kubicabiranya ariko iyi ndirimbo ikajya hanze bishyizemo imbaraga zawe nabikora ariko bishobora kongeraho ingaruka gute ko ahita koko kubera mugirana amasezerano icya kabiri ntabwo ari twebwe tunabidecidinga urumva hagomba kuba impande za management zombi zikavugana buriya nk'iriya project twakoreye na Shaggy biba birebire nyine barabikomeza abahanzi bari international ntabwo cyane cyane nk'abari nyine abantu b'isi ntabwo ari abantu nyine ko gukora ku buryo bw'ubunebwe barabiprotectinga ku rwego nyine rutabaho. Ubwo rero si ikintu navuga ngo gutegura kandi nanjye ndumva ntacyo gukora kariyeri ikomeye nta si nko kuba mu mafuti no mu manyanga. wow so bivuze ngo ugize amahirwe hakabaho akaba disponible iyo ndirimbo nayo yasohoka ni ukuvuga ngo ahubwo ibyo akazi gasigaye ni akagayeri njye akanye narakarangije akaba warakarangije management niyo ibifite mu ntoki management niyo ibifite mu ntoki kuko ushobora kubidiringa indirimbo igasohoka yego baravugana bagashyira ibintu ku murongo tugeneye n'ibintu urumva umuntu kumva kuva ngo afite ngo tuwa ngo gagiye kujya muri Australia ngejo ngazavayo ngagiye ngo mu Buhinde ngavayo ngaje afite album agiye gusohora nawe ubwo ndi kumwirukankaho nawe ari kwirukanka ku bazungu wenda nawe ugasanga nyine ntimuri guhuza neza. Ni nacyo navugaga kare no kuri no project ya Diamond ugomba guhuza igihe ko ntabwo nasohora indirimbo umuntu atazapromotinga ntabwo ari byo ntabwo nasohora ikintu tutazaba turi mu mwuka umwe mu mwanya umwe nabo twabikoze. Coach Gaere mwazanye Shaggy Coach Gaere ibyo kukwita shondoroketa bivaho kuko wari ukoze ibintu bya kasamutwe tuzanire Sean Paul tuzanire urabo wubatse ikintu urabo dukorera ikintu gifatika Coach Gaere amafaranga urayafite Coach Gaere buriya amafaranga urayafite Coach Gaere iyi ndirimbo isohoke ibintu by'amafaranga hariya ntabwo ari ibintu by'amo Coach Gaere ntabwo afite amafaranga gusa Coach Gaere ni umusirimu Coach Gaere ni akasamutwe Coach Gaere na kasongoyiwa Coach Gaere agira atya Coach Gaere arinjira ta network za Kinyusi mufate Kinyusi mumuhereze network so afite buri kimwe I know he can do it aramuhamagaye okay ariko nahasese kaya nigarukiye mumbwire uko bimeze hano se ngo abantu bagize bati Melody kufite itoto usigaye witukuza nabyo ntibyabura kusigaye usana nawe ntibyabura buriya uwije sese n'icyo ndakora
ntabwo ntitukuza amani ariko abantu benshi bazi ko ngo ndi igikara sana ntabwo ndi igikara cyane niyo mpamvu tatuwaje zigaragara. Dore Mutesi Jolly dore niwe wenyine yaragutumye muri umuntu umwe special. Uzi Mutesi Jolly wanze gutumira Kayine Rugaba agatumira Melody. Bro, ushobora gukoresha amavuta ya Mutesi Jolly. Ntukajya ari kwigereranya n'ibintu bibonetse byose. Urumva Jolly yarantumiye mwanviriye wenda nuko ibyanjye byose biri ku gasozi ariko ntago musisi umuntu si inshuti yanjye ni umuntu wanjye yarantumira gusa igitangaza ni iki iyo umwana w'urungano nkawe kuriya atuzanira Rugumi mugara muramu wawe wamwakiriye ute nk'inshuti yawe magara muramu wawe wamwakiriye ute ntago turagahuza pe no ariko ntabwo muragahuza ariko nyine uramubona muramu wawe of course nk'inshuti yawe zamugupresenta invitation y'ubukwe bazayiguha wakiriye gute kubona umuntu nka Rugumi Saidi amakuru adaturutse kuri nyir'ubwite yarabye umuntu nyine ko tutaragahuza se ntaramenya neza niwe makuru ari ukuri reka twemere twese ntabwo turabona invitation ariko twemere ko tuzabibona invitation zizasohoka umugabo ejo bundi yaratangaje uretse gato muramu wacu yaravuze ati uretse yarabitwibwire ngo muramu wanyu ndaje i Kigali kandi araza uri kumva ariko se bamushaka iki mu nkundo z'abandi bana mana Melody urumva tuba tugomba kugira ngo urumva ngo nk'inshuti yawe magara urumva Mutesi Jolly inshuti yawe of course ni yateye intambwe avuye mu cyiciro cy'ingimbi n'abangavu of course uraza guserebura nyir'ubwite ntabwo yayamaye so nukuvuga ngo washyiraho comment ariko Mutesi Jolly cyangwa uzashimisha ariko byivugiwe none se ubwo ngubwo ubwo zo nsanze uri kunshuka mushukane nsanze uri kumbwira ibintu bitabaye nsanze uri kuvuga ibintu nkazasanga naratanze comment ku bintu bitari ibyo amagambo nayo ukongera nkayamira se nkavuga narababeshyaga okay wowe kubera ko ibyo bintu ntari binyine ubikora gutyo byikomereza uko kwawe ariko ngewe ntakiri umuntu yavuga okay muri 155 usigayemo uwumwe aba basore bagiye aho bahoze bataraza aho bahoze bataraza niho bazi hari igihe umuntu akura mani hari igihe umuntu akura akaba yaba independent nyine akikorera ibintu bye kandi ni gute bakuze wowe kudakura urukwavu rukuze rwonka abantu oya bo cyambere 155 ntabwo nyirimo nk'umuhanzi gusa nyirimo nk'umuhanzi ariko waniyemeje imirimo bishatse kuvuga ko ibyo dukorana atari umuziki gusa dukorana no mu bijyanye so mukorana umuziki ariko nyine okay bivuze ngo ntabwo ari ku kazi ahubwo ni no mu rugo yego ntabwo twari dufite amasezerano asa itama babanshinja ko nari nzi ko nari maje hari umusazi wanditse ngo mfite itama iritoto neza uziko ayo mata uziko wagira ngo neza nabagira ngo uri wagira ngo ni gasuku warabyuje ufite itama ni nyita gasuku inzobe
niyo atari kurya bameze nk'uzunditse. itama ni nk'irya gasuku, inzobe ni nk'iya Mutesi Jolly, urumva? Naga filter mbagira ngo rega mutangiza mijisho. Itoto ni nk'irya Naomi, warenzaho iki? Naga filter mbagira ngo mutangiza mijisho. Reka nigarukire kuri nuza kuri social media abahanzi nyarwanda mudaha agaciro. Yesterday nabonye hari umwana wo mu Nigeria ya hostinze ya streaminze kuri TikTok, yari afite abantu 136. The record ibi bintu byinjiriza n'abana amafaranga by the way. Umwana bivuga ko yahakuye ibihumbi 60 by'amadolari. So nukuvuga ngo nuko tudakoresha izi platform kinyamwuga. Melody, ubu se dufite abantu bangahe? Dufite abantu hafi 800 badukurikiye. Kuki bataba benshi gutyo? Ntabwo bagize. Urumva ntabwo usanzwe streaminga. Urumva urebye abangaba bari ahangaha n'abanjye. Ntabwo abawe ntabwo. Nawe ntugire ngo baragukunze. Banyuzamo bakanagushungera. Ntabwo byari ngombwa. Ntabwo byari ngombwa kunyibutsa. Byari ngombwa kunyibutsa ko bari kunshungera ndabizi. Ariko noneho nkavuga Melody, ko dufite urugero rw'umuntu nka Jason Derulo. Aya masaha ntekereza ko na music itakimushishikaje cyangwa idashobora kumuhereza umusaruro nk'izi platform. Ko mufite audience nini kandi for example nka tugiye kureba ntabwo audience ufite ari y'u Rwanda gusa, ari mu Rwanda gusa. Ko mufite audience kubera iki mwebwe tutabona hagize urangarira izi social media kugira ngo zibyaze umusaruro, ahubwo mukazikoresha nka adresse kugira ngo nabashakire ko badashobora kuzikoresha ngo tubabyarire umusaruro. Uwo muntu ni njyewe ngiye kubikora. Mbega kano kalogo urakazi? Wakabaye ukora iyawe, iyo logo ndayizi, ariko iyo ni umuhanzi mugenzi wawe ntabwo ari iyawe. Urumva ko amagambo nubwo kubanye menshi ntari mvuze ko ari iyanjye pe. Ntabwo waruvuze ko urumva rero uwo muhanzi ugomba gukora ibyo bintu ndumva ari njyewe. Ndabizi ko nyine platform TikTok ari platform ya danje kandi yagira umumaro. Ariko rimwe na rimwe ari igihe tuba dukeneye n'abantu nkamwe nyine mukaduhwitura. Sometimes umuntu akaba mu muziki akaba muri ibyo akibagirwa wenda part imwe mu nyine turacyakeneye impanuro n'inama z'abantu. Ntabwo byose twabishobora icyarimwe. Ariko ndabona TikTok ndimo kuyipangira umushinga ukaze ngiye kuyihagurukira. Okay, ngiye kuzana mwiti kugira ntacyo bigutwaye rero. Ntabwo ndi buryinjiremo n'intarikunda. Ntabwo uraryangira igize ko ntari atari ibintu bya danje. Twabanye ejo bundi umujene umuhanzi umunyamakuru Yago Kundati agize arya ati nkubise ipfukamiro hasi abo nabaje bose, especially Bruce Melody, ndapfukamye ndatakambye ngusabye imbabazi aho naba narakubabaje, umbabarire. Umwe mu bahanzi baririmba neza kurusha abandi mu gihugu, nk'umwe mu bahanzi bafite yaguteye karese ziruta izo Shadebo yaguteye muri ndirimbo wamukinishemo nka Pixel. Melody, imbabazi za Yago cyangwa Yago gupfukama gusa imbabazi ibintu byakiriye gute? Imbabazi wabarazimuhereye mu gikari, imbabazi za Yago wazakiriye gute? Njye ntabwo nzi nyine ikosa nemera mukoreye neza ibyo ari byo. Yego. Ariko ntabwo nanone nonese umuntu niba afata umwanzuro wo guca bugufi agasaba imbabazi wazimwimiriye. So bivuze ngo imbabazi warazimuhaye? Ariko ntabwo nabimubwiye nta n'ibyo urumva ikintu nakoze nuko nkuko atigeze nawe ampamagara nkamubwira icyo mu kibazo dufitanye. Akahuga akabivugira kuri kamera, yajya no gusaba imbabazi akazisabira kuri kamera. Abigendereye nanjye naracecetse ndazima ku mutima wanjye numva mubabariye. Ariko ntabwo namubwiye ko narindi mutundi tuntu. Wow. Umutima wawe urera Yago waramubabariye ku mbabazi yagusabye? Nta kintu rwose. Imbabazi kwimana imbabazi biremereye kuruta kuzisaba. Rero ntabwo umuntu yagusaba imbabazi ngo uvuge ngo hoye ngo no. Ese ibyo bibaho? Wow. Yago wahawe imbabazi. Aha. Ndiko ndimuzane niri kwa matiko ntayo. Keretse ntitujya mu rusengero. Melody
cyane bagusaba gukorana indirimbo n'umuhanzi utagikora indirimbo cyane ariko ufite ijwi nyuma yaho wasoreye indirimbo wakoranye indirimbo na Bwiza abantu basabye indirimbo nuko wazadufasha gukorana n'indirimbo n'umuhanzi bita Priscilla. Priscilla muravugana muraziranye kuri mwazakorana indirimbo? Ntabwo tuziranye byo kumenyana, tuziranye nyine nabivuga ntera, tuziranye gake, tuvugana gake cyane. Tuziranye gake. Kandi kureba umuntu hano mfasha ho muninsazi wamujene none agiye mwokanyago mbamenyesha ko kwijena atari ibintu ngira muri kamera isanzwe. Ntabwo ndabona burije ariko ahuri abantu yabwije Musa wandebe muntu uri hanze hari umumotari uri hanze ya nagarutse twagambana ntari waje ni ndahari niki hageze mu ndwi ibiri mbwira ndakumva meke wagarutse nagarutse mu rwego rwo kurangiza ibibazo yisakirana nimero ye n'umubura ndi kukumva ariko gotsa ndakumva bya dance ngiye hejuru uranyumva barumwe ngo niki nigute turabyita uburokore. Nigute muri weekend ikigara akazi karabuze? Nigute muri weekend neza ushobora kugira muri weekend uri mu rugo amasaha muri weekend? Erega ngewe ntago weekend ari oya urumva abari ikirori ubundi tubona mu mwahatwitse every single day. Nge birantangaje kukubona kuwa gatanu mani unsara muri weekend ubu ndabyutse na tware turi coding na ba New Box ko nabandi bajeni hano nitse turaza gukomeza session nyine turangiza ibintu twari twatangiye n'ubundi ibintu abantu babyina tubitegura nyine mu gihe cyo kubyina. Hari weekend zimwe na zimwe bazajya bari kubyina ibingibi twakoze uyu munsi rero kuri kumwatsi ntabwo gusohoka ari nyine twe twintertaining abantu ntago iyo service nitwe tuyitanga urebye. Twizere ko turi buze kubona abantu izindi mpano nshya muri 155 cyangwa muraba n'abantu bashyashya tuza kubona. Impano rero impano nshyashya zo zirahari nyinshi nahoze ndeba muri iyi minsi nyine Brenda na Diedora. Impano zirahari abantu barahari benshi bakora, nanjye nimbishobora nzakomeza nshyiremo akagufu, ariko muri iyi minsi nari gufokasinga ku bijyanye n'ibyanjye cyane kubera ko nyine gukora nyine gufasha abandi nibyo ni byiza. Yabimenye pole ubagiye guhita mpamagara kandi hari igitaramo cyakomeje guhwihwiswa ariko batubwiye ko iyo yari projet ngo yakozwe no bita cyangwa ari projet ya projet yigeze kuvugwaho. Ndatekereza mu abanyamakuru yigeze kubimaza bivuga ko ntacyo bitwa bishoboka muyoboke. Hari gahunda cyangwa iyo gahunda irashoboka yo kwa mushobora gukora igitaramo concert wowe na Deben muri stade Amahoro mukadukubita ibyishimo mukaza abafana tugahura hagashya? Management zabigiyemo rwose ngiye ntabwo bijyamo cyane ariko icyo kintu cyarabaye management zabigiyemo bo bagiye kubivugana imbizi rero bacyane bimuko bivuze ngo management yawe ivuganye na Deben uko Deben nta management agira. Nese gahe sumufuti no umushuti ariko ntabwo abamanaginga
rega no uri kumva utari kundenza imipaka koko ibyo bintu nta makuru uri kurenza imipaka uri kumva none se ndamutse nahuye na Debeni we nabibaza none ariko ntimukajye mudushinja kuri management none se management yereka abafana hano nibo bareba nk'iyo management nk'abantu hano bagukunda gupfa ariko batazi ngo management ni hari akazi umuhanzi atikorera nyine ariko urukumva uba ugomba kubitubwiraho Melody nk'abantu bagukurikiye ntabwo bazi ibyo management ngo dufatana na management ariko umuntu uri ahangaha ukunda Bruce Melody nko gupfa management ntazi ngo ni ibiki wica reba ni Melody ibyo kuvuga ngo imizika yisohora te management managinga gute they don't care icyo bareba ni Melody n'ibyishima baha ndakumva none ikibazo urahuze rero icyo nzi cyo nuko iyo management iri mu bintu bikaba birimo kugenda nibwo twicara ku meza tukabivugana iyo biri gufata umwanya wenda ntibite biba nyine cyangwa ubone wenda amakuru arasohotse ariko ibintu ntibise biba bisobanuye ko hari ibiro nyine biki kwigwaho kugira ngo dore hasi abantu ngo dufashe ibishyiraho mu network yawe ni nk'iyakanyobe nigeze gutumira Amag the Black rero aho ngaho rwose bro network yawe niba ari kugenda niba ari kumuvinga network yawe iri gucika network ngera cyari mbi uri kumuvinga cyane oya nahise nongera nikonekta kuri ya yindi mbiteri bari kuyamagara cyane reka mbere bisubizeho aha wigeze gutumira Amag the Black nuko winyobya yana nkuko nguyo ya nyanja we none nuko ngo kire mutyo kukiresha muze bagiye kuzibeka Melody nakubwiraga abantu hano hasi ngo bishyireho umucyo reka dusabe niba na management itwumva bahari bumve ko bikenewe okay dukeneye show dukeneye kubona stade Amahoro yuzuye abafana ba Bruce Melody na Debeni iyi projet nkawe nk'umuntu ugomba guhereza ibyishimo abafana bawe kubera iki utagira gutyo ukanyeganyeza management ibyo bintu bikajya mu bikorwa ibyo bintu ntabwo nshobora kubyanga ko burya nyuma y'ibindi byose turabana mu Rwanda ibikorwa twagize amahirwe yo kubigira no kubikoresha birakwiye rero ntabwo ndi mu bantu bakumva nyine bidakwiye rwose niba hari n'ubikeka gutyo abikeka nabi igihe ushobora kuba cyabera management nizere ko nayo iri kutwumva babikurikirane nyine babikore babigira ikintu babikoraho ariko ntabwo ni ukuri mujye muno twumva ariko nk'abahanzi ntabwo ari twe duteguriye ibitegurwa n'abo dukorana nabo yego hari nk'igihe ubona nk'igitaramo especially nk'i Burayi muri Amerika n'ahandi ibitaramo biraba ukabona babiteguye babikoze b'amakosa bakabanza gushaka wenda nko gucuruza bikagenda gutya na gutya ibyo bintu bititirirwa umuhanzi ibyo si twe tubikora hariho abantu bashinzwe gutegura ibitaramo aba promoters aba management n'ibindi ubwo rero icyo kintu nizere ko na management iri gucyumva nanjye ndaza kubishyiramo ingufu biba ari ibintu bishoboka rwose twabikora kubera ikize twari ariko uzi kubona stade Amahoro nyine stade yo mu rugo yuzuye kubera abahanzi bo mu Rwanda ntako bisa none ntutekereza ko aya masaha muramutse we na Debeni mufite indirimbo muhuriyemo iyi ndirimbo ishobora gusunikira abantu gusaba iki kintu mukahurira muhuriye muri iyo ndirimbo nta gahunda ufite yo gukorana na Debeni indirimbo ko muri Kigali erega ntabwo sinzi ukuntu bigenda ariko ntabwo music ukuntu imeze umuziki w'abahanzi babiri nkanjye na Debeni ntakwishimira kumva ariko birasaba ko nyine munahuza icyo kiganiro mushobora kukigirana bigakunda harabura iki kugira ngo muhuze ikiganiro harabura iki ku buryo mudashobora harabura iki ko Debeni ari i Kigali ese ubuheruka kubona na Debeni ryari ntabwo duherukana pe ntabwo nakubeshye duherukana muri show ye cyagiye yakoze show muri Arena mu rugo guhuza hari n'indi show yabaye nayo duhuriramo gutyo ariko urumva nyine ni ibintu byo mu kazi tuba twirukanka twese tuguruka buri wese ajya gutegura ibintu ntabwo ariko ndabizi neza ko ari ikintu gishoboka ni ikintu twakora
ni ikintu cyakunda rwose kandi ni ikintu kitanagoye nta Shoboka ikintu gishoboka. Wow. Bro, I love the way biba biri positive kuri extend kumva ko niyo ndirimbo tuyikeneye kandi ishobora kuboneka ubwo byaba ari umwanya. Ntabwo ntekereza ko Radebere ni umuntu nzi uca bugufi uburyo atakwima korabo cyangwa ntabwo atakwima korabo ku buryo indirimbo atakwemera atakwanga kwisohoka cyangwa n'abamuri iruhande. Noneho iyi ndirimbo habwe iramutse indirimbo ya Radebere igiye hanze numva ibi ngibi byaba ari fresh kurushaho ko ahubwo twahita dufatiraho tukabona kandi turabona nimwe mutugira twebwe buriya niyo ngera n'ahandi hantu niyo ngera ibihugu ikintu gikomeye mbafite ni abanyarwanda n'abantu b'iwacu bazapotinga rero ntacyo bansaba ngo ibintu ni ukuri mbashije kugikora kuko niba kugeza amasaha ushobora gukora indirimbo ukayikorana n'abahanzi bo muri bihugu duturanye ugakorana indirimbo na Radebere akorana indirimbo n'abahanzi duturanye indirimbo zikaba kasamutwe sinumva uburyo Baraka ashobora kuva muri Kenya indirimbo ikajya muri projet ariko mwebwe abajene muri kumwanga kandi mushoboye ntimukorana indirimbo ibintu bigitangaza. So I hope ko indirimbo tuzayibona iyo ndirimbo ikaza none ikadufungura concert yo muri reka dutegereze iyo ngiyo nibwo niyo nzira ikwiye yanatuma wenda ibintu byoroha kugira ngo n'icyo gitaramo kiboneke kandi nta abantu barabifata bakabikuririza nyine bakabishyira ku rwego bitariho nta roho mbirega ibihari bino bintu ko twese twabisanze kandi hano turi hari abandi n'ubundi tuzahava tubasiga abandi rero nta bidanje. Nyuma yuko nje nka Mesiya nkaziza inkundura na zira conspiracy nkazikubita ikinyafu nkazivanamo muzanyandika mu mateka cyangwa muzandirimba cyambere mu makosa njya nkora sinyandirimbo urwo mbonye. Uravuze ngo kundirimba no kuririmba urwo mbonye melody nk'umuntu waje meze nka Mesiya nkaza nje nk'umuntu uzanye agakiza. Uravuze sinakubonye kuririmba Ndashaka kumva ko nakubonye wowe uramburiza iki kuvuga ko nakubonye so uravuze ngo kuririmba no kuririmba Melody icyo Kinyarwanda kiraremereye kana kiraremereye ntabwo kimeze nk'icyo kuri Twitter ariko naho kiraremereye Melody Jesus Christ Jesus Christ. Way! Bro, they send you a lion. Bande sekanda. Ndabura reka Bro! Man, ikibazo ntabwo wicaye hamwe urimo kugenda Melody. Ndabura narindi kwarura man ndashonje nabikubwiye gwera kare. Bro, Janvier, thank you. Yo bro. Mufana bajaka gutamo lion wallahi. Ibyo bitse gift lion it's cost almost 500 nk'amadolari 500. Yo arakoze sana ntabwo mushobora kubyumva ntabwo mushobora kumva izi social media nibyo nari kugaruka mu kanya kubwira abahanzi biwacu no kubera iki thank you Janvier, thank you so much. Abahanzi bacu ntabwo cyangwa ibyamamare dufite ntabwo baramenya umusaruro social media zitanga aribyo nibaza aho bikanshobera ariko warumbwiye ko n'ubushize wari watangiye ikintu ubushize ugerageza no guconnectinga n'aba social media influencer b'abanyarwanda ariko uhita ugenda urapowa kuki mutaba active kuri izi social media biratangaje kubona uku ni ukuri umabarire nkunenge cyangwa nenge abahanzi b'iwacu n'ibyamamare dufite biteye isoni kubona aya masaha dushobora kuri audience ufite kuri public ufite ushobora gustreaminga tukaba dufite abantu batajya no kubingaye hari umwana simple individu uza agastreaminga Nigeria utazwi astreaminga akaba afite ntagire munsi y'abantu akagira 130 na iyo ni record ibindi kukubwira byaraye bibaye. So Melody, yes, ibi bintu warumgiye ngo bahise bagwamagariramo waruvuze ko hari icyo ugiye kubikoraho kugira ngo iki kintu kibe active twite giki
gukoresha social media cyangwa kuba active kuri izi mbuga noneho zigatangira no kuba byarira umusaruro zikabinjiriza. Icyambere mu bidushishikarize nyine urabona nkuko ubivuze biba bimbabaje nanjye kuko nyine ndabitekereza nkavuga no wa mugani harabura iki. Ntabwo ibintu byose tubizirega ubwo twada umuziki twebwe hano ntabwo umaze igihe kinini buri muzika wacu reba n'izi mbuga uri kuvuga n'ibiki byose abantu babikoresha neza hano ni bakeya rero ntabwo byose tubimenya ntabwo twuzuye ingobyi tukivubuka reka mureke mukomeze kudusunika mu bitwigishe mu bidukundishe mu bidushishikarize. Yego.